nagize amahitamo mabi mu buzima mutipe yamanje kukunyunyuza agenda akakubitwa n'inkoba wagize amahitamo bro ntimukatubeshye ngo difata sinkunda ibi bintu abanyarwanda barabivuze bakajya babatera amabuye tipe nagiye gusikaminga inyamunsi reba ukuntu bareshya ko Idris ni mwiza udone mu ikintu kimbabaje dare ibyongereza yandikishije bipfuye ibyongereza by'ibiroko bya Musanze dore kuko afite imitungo mu Rwanda afite n'ibindi niyo urabivuga ngo icyo ni kimwe ikindi cya kabiri njyewe ndi wa muntu udakunda kugenda mu nkuru zo hanze ibwizo nkuru njyewe numvisize nizire numvishije za mushambure vraiment so zizingiyamo kandi njye niyo kamere yanjye izo nkuru zo muri salon nizo twumvishije ko yavuze ko njye niya message mfashe sinshaka no kuyinterpreta kure kuri ariko message wayibonye kugira ngo uriya mwana yashaka kumwiba amafaranga njyewe singo n'umwana w'umukobwa wafata ngo Vestine yashaka kwiba amafaranga uriya mugabo itise abantu bavuga ibyo bashaka ntabyo batavuga ariko ubu ngubu nk'abanyarwanda vraiment Justine ni umwana wacu tureke ibindi nibiza bizaze ariko apana byarivuga njya numvaga vraiment twamuvugisha amagambo meza reka mubye ngo nta mugore n'umwe ngiyewe nzi wagenda kubaka urugo afite gahunda yo gusenya peteka niba mubazi itoke harabaza bashaka iyo mitungo n'ibiki ariko ko hari abagore bafite imitungo bararabarira iyo mitungo koko niyo mutekereza ko yagenda I don't think so ntabwo nshaka kumuvugira ariko I don't think so iyi video abana bujanja barabatora kwa banile bujanja tepazo iyo demi yamariza cheza aka audio maze gukina uvanyemo iki nk'umuntu mukuru ntabwo nakumvishije neza hari aka video abwira muri umuntu nawe ngo aramutse yibeshya agashaka ari muto nkuko byamubayeho urumva ngo yamumerera nabi cyane ngo ntiyamwemerera kuko we aragaragaza ko gushaka ari muto yari ikintu kibi kurusha ibindi amanika cheza tena usikiye nibi cyane nibi n'abakuru ingo Doroka mwana wanjye umva hano Doroka mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya mwabantu umeze mu byihorere Doroka sazabaretse namukubita iyo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ageshatse akiri muto cyane wese ukora akiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya wabyumvishe urabyumvishe bisobanukiwe nukuvuga nyine ntabwo umuntu atinya ishamba siko bavuga atinya icyo bahuriyemo ndio byo nasemaka yego nukuvuga nyine arabizi ibyo uriya mwana afite n'ubwenge bwinshi cyane agiriye abana benshi inama kandi ngewe nakunze ko she came forward nibundi yabiceceka nta nubwo mwari kuzabimenya rero kuvuga ko yaje kubivuga n'impamo y'Imana ntimumutera amabuye mu muvugishe neza ziriya ngo ntizoroshe n'abakecuru zarabananiye nagize amahitamo mabi mu buzima mutipe yamanje kukunyunyuza agenda akakubitwa n'inkoba wagize amahitamo bro ntimukatubeshye ngo difata sinkunda ibi bintu abanyarwanda barabivuze bakajya babatera amabuye tipe nagiye gusikaminga inyamunsi reba ukuntu bareshya ko Idris ni mwiza udone mu ikintu kimbabaje dare ibyongereza yandikishije bipfuye ibyongereza by'ibiroko bya Musanze dore ngo today the life I am living is not the life I chose. Muceceke mute your mic tureke Sankara asobe Sankara I am living in a bad situation. Sankara tangira today the life I am living is not the life I chose. Okay, I am living in a bad situation. Situation. Okay. I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn, and I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well. Know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Nyubira uburetse gato nyamunsi uzi ko isi shaka nundi mugabo munyandiko muri intuza gusa uzi ko ahise ashaka undi mugabo ahise abwira abantu ko ari avere bakeneye nundi mugabo cyo tuvugisha kuri memuretse gato Sankara
ntabwo abanyarwanda barabivuze bro, abanyarwanda ntabanga bagira kubera iki ibi bintu byanditse ageze muri Canada. wasanga hano nta marezo yarahari yo kwandika Buretse gatuvuze ngo iki wasanga mu Rwanda nta network yarafite yo kwandika uyu nasubira mu Rwanda ndamoka cyangwa akaba yigiye icyongereza muri Canada. cyangwa akaba yiboneye undi ari ndagukunze rata ariko wa mugani buretse gato ako asanga yiboneye undi kuko Dekati yarabarabuye bro, Dekati yarabivuze banga kumva. Iyi ni operation ya kaboko. erega nkubwiye Godfather Godfather umwana muri zina kuri urutozi y'abantu bazi ko umuntu ari umwasama ibyo yavuga byose. Dekati ntabwo tumufata nk'umuntu serious sometimes. Niyo avuze ari bivuga ati ni bwasama nyine ni kwa kundi yitukanira kandi arimo aravuga ibintu bizima ni nkaho byari umwana murizi. Dekati yari posting ziriya niga pe yari posting okay byara ngiye reka nze nkubwire urukumva buri muntu afite ntuzazi boundaries atakora ntabwo nyine avuga ku buzima bw'abantu. Muri hari nk'amakuru mfite hari nk'amakuru azagera turika mukayamenya. Hari nk'ibyamamare ngiyewe nzi. Hari nk'umuntu wari ugiye gukora divorce ejo bundi umudamu aramwohereza i Burayi aragenda ajya kwidekarara barashwana aza mu Rwanda umutipe ntihajya kumwakira ntimumuzi se n'umwana we birebire hari harimo inkuru iryoshye ndaruca narumira amakuru yose abahari. Muzareba uyu mugabo navuga muzirukanka mwese muziruka ariko muzabona ubusikama buri mu ntuza kuko nzigana n'abazakurikiranwa mu nkiko. Muri ibintu by'uyu mukobwa hari abantu bazakurikiranwa mu nkiko habayemo ubusikama bukabije. Harimo ubusikama burenze uko mubitekereza. Ariko tumanze turebe Sankara murebe iyi foto ntabwo ari body shaming. Umukobwa umeze nka Brenda Fassie icyo mbaza ikibazo ni iki njye ndabona haberanye bro ntabwo nuko tumaze tuvugisha ukuri. Reba u Rwanda rwose uko rungana uyu mutima afite udufaranga urimo kunyumva aya Godfather nawe mukimvange mu bana abantu y'abantu babanye baberanye ntabwo mwese bagabo barabanye. Yari operation tumukwe hagati y'uyu mugabo n'uyu mukobwa ni bande basikama Shana nivanga mu ngo z'abandi ndakubaza nivanga mu ngo z'abandi ureke wumva iki tubivanze mu gutekana rubizanye hanze indi ko Suzana uko wasanga agiye kurekura indirimbo wasanga agiye kurekura indirimbo ushaka muvuge ko uretse ndakubaza ko ntuza ko Suzana uko kamonyi yatandukanye na nzaba mwita twabimenye. Vestine yanze kumusoma ibintu bihera mu mizi uretse gato umva nkubwire uretse gato aha ngaha mwandike uretse gato uretse gato yarani nkubwire nani Sankara kimwongere kwandika ngo Vestine yatandukanye na Idris mwandikanye ngo Irene yatandukanye na Idris ngaho niko bimeze yigo uyu mwana mureke yiyubakire. Irene atandukanye na Idris uretse gato murinda nkuba atandukanye na Idris uko niko kuri Godfather niba warananiwe kubaka waretse abandi bakubaka. Okay none se ni usenye nese urwasenyutse gizo mva bari mu nyi reba utimbiri bwa shamba ntabwo wa mugabo we ngaho siwo musobanuzi tugira sobanuri oya ereka kamubwire wasanga Vestine agiye kurekura indirimbo oya tega amatwi tugendera kuri iyi foto nagatwiko bari kwitwikira nagatwiko reka dutegereze bajye kwaka divorce. Sankara ako Godfather ntago Vestine yarahinduye izina ryo kuri Instagram yarongeye izina ry'umugabo Sankara uretse Sankara yaragiye amafoto y'ubukwe bwose ahubuzaho ni prank urimo kugira Sankara byose yavanye mu pranka ntareka kumubaze manza wumve nyumva bano bana baririmba gospel Godfather wasanga ari agatwi ko bagiye kurekura indirimbo yebe yayikoreye ariko ibitumva ntago bakora pranka ntago bakora pranka ngize abantu bandi bakora ngo bamufatanye urumogi agiye kurekura indirimbo hoya. Sankara wallahi ndakubwiza ukuri urimo kunyumva wasanga rega bana hakinze account ntabwo yari pranka urimo kunyumva wasanga Vestine bahakinze account bakandika bino bana bo kwa Irene wasanga na AI nge bana bana ndabazi ndikukubwira manza wumve hano ibibazo byose yabafite Vestine ntabwo ajya publishing manza wumva ariko reba hano ikintu mugomba kuvuga Godfather akamubwire ariko se bana bari bana bo kwa Irene ndabazi manza wumva ariko wasanga ari umuntu wamuvugizi we nyimanza wumva ariko Sankara
ibibazo bagira ntibajya kubishyira ku karubanda n'ukuri kw'Imana. Manza wumve Sankara wincharginga ngo udatuma nzana n'amajwi hano. Wayazanye se Njyewe icyambere nuko buretse gato ubundi icyo mba ntegereje nuko igihe cyandika ikinyamakuru cyandika urimo ntabwo bakwibeshya buretse gato bande bibeshya igihe bo abanyamakuru bo mu Rwanda ko narabanebwe batajya genda uri charging ukore kuri gorone ibyo ushoboye n'abandi mwese mumanuke no sense baranga mutagira refu mumanuke mugende muri charging cyese ni uri mukobwa mwiza ntabwo mugomba kujya mwisanga mu bigananga no mufata munamenyera abantu kwitwe n'inkuba. Godfather njaba bana basanga bahakinze account ye ndakubwiza ukuri undi yo ikiniho ahantu havi bibazo ubundi ni gute rubanda rugufi muza ni gute mwokicwa ni gute muza kumburanya tafaka urabona iki ni farizi ni platform nyamunsi razanga itaramenya kwikarabya kazi kakuburanya no sense esimbi aisha ngo igihe nago babeshye igihe bona nago babafite undi muntu ubiyitirira udukora ibintu by'amakuru ya fake umuntu bakazavuga ngo fake news karame urimo kunyumva gahunda iteye itya ndakumva urukumva gahunda iteye itya aba bantu ibintu ndi kukubwira abangaba bagiye kuraka kagabo bagiye kugascaminga ntega amatwi wabihamya gute ko ndi kukubwira ngiye amakuru mfite ko uyu mugabo najya mu nkiko utamenya ibintu bifata ari no kubufita amakuru ya fake njye kamubwira ikintu mpamya nzi neza bano bana bo kwa Irene ukuntu mbazi n'ukuntu nzi Irene ntago ari abantu bafata ibibazo byabo ngo babizane kwa rubanda. Uwo mukobwa ashobora kuba bahakinze account ye bitabaye ibyo birashoboka. Okay, nyiri kuvuga ukuntu mbabona n'ukuntu musanzwe bano bana bari yubaha bano bana n'abana bakuriye mu kwiyubaha na yajya ko gufata account ye wajye kwandika ngo yahisemo ngo umugabo mubi ngo nazahitamo ngo azabanza mwigisha se batakundanye na Kalisa biganye mu ifura akajya gushaka umugabo murusha imyaka 20 ariko mwagiye muva kubiri kuri ariko mwabaye muti njyewe ibyo mubwira ndi kuvugira bitewe n'ukuntu mbabona iyo ni fake account aho bari kuvuga ngo igihe kirandika hari ikindi arundi muntu ufite account rwa fake rw'igihe.com nawe ajaza agaposting ibintu apure iminota ingahe bakaza ngo fake news ngibona kuri Instagram Sankara yego Tasha thank you buretse gato Karim thank you buretse gato ndakumva iyi ngiyi ni website y'igihe ntabwo ari fake account ngiyi website y'igihe singiye tapfuye sebigenze telefone za maki nk'umukire nawe urasebye uretse gato iki ni igihe ntabwo ari igihe ngiyi inkuru irambuye ngiyi n'amafoto yose igihe cyanditse gishyiraho n'amafoto baraza inkuru barayinonoso dore ngiki igihe n'izindi nkuru zabo ngaya amashakiro wabibonye ngiyi inkuru irambuye ntabwo ngibi ari inkuru ya yindi bya bindi byo gusika amadore no dore ngiki gihe wakibonye never mind thank you wow reba hano wabibonye ngiyi inkuru yanditswe nkakubwira umunyamakuru wayanditse Sengiyumva Emmy reka nze muhamagare singuyu Sengiyumva Emmy none hari ukuntu mujya muhubuka uretse gato urumva ntabwo njya mpubuka bro urukunyumva yego iyi nkuru ngiye simbishyizeho nonaha kankwereke igihe nahamagariye Emmy uretse gato singuyu Emmy Kinege namuhamagaye sangahe namuhamagaye saa 12 iminota 40 yanshubije abyutse sangahe saa 6 za nijoro hano hari saa 12 z'i Kigali urimo kunyumva urabona igihe namuhamagariye niba nubwo ngo inkuru natangiye kuyirukanka hwejo shaka kumenya bayanditse urabona singuyu ni Emmy Kinege wamubonye kankwereke iyi nkuru yanditswe nande Sengiyumva Emmy ariwe Emmy Kinege turi kumwe so rero mwebwe abantu barahubuka nkubwize ukuri nimba ikinyamakuru kuri twitwa igihe ntago igihe kiva ku gihe manza wumva kumenya manza unyumve Sankara igihe kijya kiva ku gihe nisa ntago wari utangiye kuvuga ko ngo ari abantu biyitiriye igihe mujye mureka ibyo bintu ahubwo muratuma inkuru nibwo igiye guturika ntabwo ngiyewe bikuvuga ngo n'icyo ubona abantu hano urebe igihe nahereye hano dore naje iyi nkuru ndi kuyikurura nari nibereye kuri iyi ngiyi
Waje se wafatanye urumogi. Uyuramuzi? Uyu ari mu bahanzi bro u Rwanda rufite. Ntabwo tuba twicaye. Uyu nguyu ari mu bahanzi ntabwo biriya rwose nyewe. Ntabwo niyumvishe buryo cyuriya mwana w'umukobwa Vestine ajya kwandika biriya bintu. Ngaba batamuhaka ngiye kuko bari abantu kuntu mbazi. Abana bo kwa Irene bariyubaha ntabwo ajya apfa kwiha rubanda. Yewe ni ibintu byiyubaha ariko ibyo byo kwiba uri kumbwira nibiki? Ibyo byo kwiba ko uyu mukobwa ibi ngiye muri kuvuga uyu mwana uyu mukobwa bro reka tujye tuvugisha ukuri uri kunyumva first of all tujye tuvugisha ibintu mazina yabyo urimo kumva uyu Idris baramusikaminze kandi muzabibona urimo kunyumva baramusikaminze yari scam igenda wahamagaye iminsi gikwano bwakeye Godfather ni saa 5 uretse gato ngiye guhamagara muhamagare duca amazina n'ukuri kw'Imana nibyo byabasaba kuko ngewe gukomeza abana bo kwa ntago Vestine yakwikora ngo yandike ibyo bintu. Emi waramutse amakuru yaramutse Godfather ko mugiye kuvugana ukajya muri mute mukuru wa Nzovu ukujya kumubwira ibyo avuga rero Godfather sinjya mbizera ubu nambwira ati ndende kuri live uhita uvuga gutya Godfather ngewe ndabihamya ko bari abana nta prank bajya kwishyira hanze indirimbo barapostinga gusa nta kindi barenzaho nta bintu by'amaprank y'ubugoryi ngo ibi apana mujya abandi bahanze usanga umuntu yagiye kurira ibati akarinda hano kakavureka akaguru ngo arimo arategura ngo prank ngo indirimbo isohoke bakajya gutukana ku babyeyi n'ibiki bari abana ntibajya babibamo nukuri abantu umufana Vestine adorokasi nkanjye munyere gift pimunemu bari abana nibo bananzi muri gospel batajya bakora prank baba posting ati ejo bundi tuzabata mu muzigo tukawakirana yombi. Uriya n'umuntu yitiriye Vestine nanjye sinabyizera. Reba uyu ngo ni Kenzo wenda kuzi sakara muri gospel zigari agatwigo. No gutwika za ko batwika bibi batwikira mu ijambo ry'Imana barumva batwika bibi bari mu bindi bintu by'amafuti. Godfather va muri mute papa. Data abantu bari nyuma Vestine ni mu ntemu. Ariyo thank you rat zananga muri abakene nyabarasanya. Okay, Sankara. Muri Vestine ni mu ntemu Godfather va muri mute garuka. Sankara uretse garuka. Kampamagare Emi. Mutinga bro. Allo, Emi bite waramutse? Ni Godfather. Ndabibona. Amakuru yawe. Ifishe ndashimana no tugripe duke tuyi Kigali ni atari krema. Okay. Ndi live rero nkurikiwe n'abantu 650. Ya ndavuze ngo reka ngwamaga ariko nyine ndagomba kukubwira ko ndi live. Oya nta kibazo utaka. Nubwo ntari butinde ko rumba ndi mu kazi ndi muri office. Yego. Ya okay, courage. So Emi, mbonye inkuru wakoze yo kugihe hari iwanyu. Iyi nkuru ivuga kuri Vestine n'umugabo we. Ibi bintu nibyo. Iyi screenshot twabonye eske ni kuri account ye cyangwa ushobora kuba na fake account nk'abantu bari kubivuga? Oya ni kuba kuri account ye
na account ye wenda ibyo kuba fake account ibyo ntabwo ari byo wenda kuvuga ngo niwe cyangwa si we ni donc hano umuntu yaguhakinze a lot of times ashobora gushyiraho ibintu ashaka ariko yanabibonye kuri Instagram ye nagerageje guhamagarira Irene nka manager we ngo mubaze ntiyitaba urumva bashobora kuba bari ntekereza ko wowe muri Canada urabizi amasaha abanza sinzi isaha mufite ariko dututre faso byari kuri Instagram ye kandi mbonye bahise babisiba so bishoboka ko ashobora kuba hise atekereza wenda nawe akabikuraho na abibaye atariye ubwo nabwo nyine araza kuduha indi statement ku buryo twagira ikindi tuvuga ariko kuri mama jewe ndabifata nka source yizewe okay aba n'abantu bahora muri bahora mwitanga winda kumva Emi ndatekereza nyuma y'ibyo winda kumva here we go twagiye umva we Sankara tugende gato no uretse gato no ntega amatwi ntabwo nshaka gukomeza ntega amatwi hano wodifanga kuki mukanya w'imyutinzi no niko reka nkubwire Sankara nawe ninguhamagara kuri telefone n'undi muntu uri kunyumva turi kumwe ntabwo nshobora guhamagara kuri telefone bite mutura kuri live ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ninde waza ibaze guhamagaye urimo kunyumva nkakuzana live ntabwo bibaho bro ntabwo bibaho nawe koresha common sense ntabwo ushobora gufata umuntu muhamagare ntabwo bikunda so usaba umuntu uburenganzira ntabwo ari ibintu bibaho I cannot ntabwo aba professional you cannot n'umuntu usanzwe ntabwo afata telefone it's not gonna work like that ntabwo making sense Godfather muvuge ko na gospel musigaye muyikorera muzana mu clear madrama okay ngaho rekera aho ngaho tugende gatoya rero bande bayikora ubwo nta kibazo reka bakaya madrama ntabwo niyo nose nanye gutwika Kenzo mumbarize tugende gatoya musobanukirwe ibintu njewe duconnectinga dote muje mufata utuntu mugani w'uyu muntu Kristo wanditse ngo uretse gato yaba yabyanditse mu gitondo agahita bisi uretse gato Kenzo wari kintu mutumva erega muje mukurikira dote cyangwa muje mukurikira abahanzi kuko mwe mutabikora twe tubyirirwamo turabizi subiza amaso inyuma gato umanze some body language mu kiganiro kano nani Irene yakoresheje abana bari muri Canada ejo bundi karakara umuntu akenze ikintu bamubajije kano gakuru gahita gakambye impanga akanga uyu mugore urukunyumva abwira uriya muto aramubwiye ngo uramutse ushatse umugabo nakwiyicira turi kumwe no wari second mu rukubi cyo kintu Sankara naranakibonye nanjye urukunyumva Kenzo none se Sankara no Godfather tuvuye muri nkuru yanditse reka twanze tureke kujabuka cyane tureke kwirukanka cyane ku nkuru yanditse amagambo avuze turayumvise ngaha nawe ubwiwe ntayahagazeho imbuto yahagazeho Emi hari ikintu utari kumva source ubundi cyo turi kugenderaho ntabwo ari inkuru yo kugiye turagendera hano uri muzima bivuze ko iki gihe cyafashe ino nkuru yo ngaha ntega amatwi Emi nawe ibyo yanditse yagendeye kubyabonye kuri account yagiye kubyabonye kuri status hari ikintu rero uretse gato maze wumve reka nkubwire Sankara Emi yanditse inkuru arakubwiye ngo nagendeye ku by'umwana ya postings reka nkubwire rero ikintu mugomba kujya mu myidagaduro Sankara muri showbiz baretse nayo baretse reka dusese muri abantu bakuru ariko ntabwo bamushaka kumva bamushaka kugira ngo bimpa Godfather wowe wibizanamo dictatorship ntabwo bizwana amano akora ipombo yawe ariko niba tugiye guko mu rusyo dukome n'ingatsi turebe impande zo kuri umucamanza areba both sides muravuga ntimurekeraho maze mwumve twe icyo tugiye gukora none siko bimeze mureke tukore comment kuri iyi stati y'umwana kuko niye ibyo uretse gato none se ubu duhamagara n'abajewe no muri account yiwe ya Maria yose yarayakuye hamwe Sankara ntabwo ugutemera ko abahaka babaho ntabwo uretse gato ntabwo nibyo tugiye kuvugaho mu mwanya nsobanure mufate umwanya nabyo birashoboka tega amatwi bamwe umucamanza urebe impande zombi tega amatwi yego nakweretse igihe inkuru yandikiwe n'igihe naraya majoro ari kuri inkuru tugende gato no kuvuga ngo ikintu cyabere mugomba kumenya first of all ntabwo iyi account yabaye hacked urukunyumva iri mu maboko ya nyirayo uretse gato nakubwira impamvu umuhakazi iyo yahakinze ntabwo apostinga ngo asibe uyu mwana w'umukobwa yahise abisiba yayishyizeho ahita yisiba ntabwo iri kuri account ye icyo ni icyambere urukunyumva
urukunywa Sankara yayishizeho wenda agiriwe inama urukumva kabiri niba atagiriwe inama kwa gutambutsa ubutumwa akanga jambo akabivanaho sizi urukunywa ibi byavuyeho ni kimwe n'icambe bivuze ngo account ntabwo abaye hacked account niwe uyifite icya kabiri waruvuze ngo source igihe cyafashe tureke kugihe inyarwanda zabyanditse gendero b'inyarwanda gendero ni times bamaze kubyandika bose none duhamagare buri munyamakuru tumubwire ngo source ni yihe no ikiri mu source ho yavuye kuri urakoze cyane rero umunyamakuru uvuga ukuntu bigenda iyo kubyamamare nk'ibi ngibi source y'akantu gato nani Sankara urimo kunyumva Sangadi yanditse afite agahinda yacu ibyo ntabwo bitureba azironga byakozwe na account we ni erega niyo baba bamuhakinze turi kumwe umunyamakuru w'imyidagaduro ababonye akazi noneho iyi ni inkuru iyi stati yonyine kuri account yuriya yabaye hacked yabataye hacked umunyamakuru w'imyidagaduro yamaze kubona inkuru hanyuma noneho indi nkuru ikaza kuboneka uri yari kuza kwisobanura niba atari we hanyuma rero iyi ni inkuru hanyuma ikindi ntabwo uyu nguyu bamuhakinze ikindi Kenzo ntabwo bari gutwika ahubwo ikindi gihe ngiye kubabwira ntabwo abana uyu mwana ntabwo azasubira mu Rwanda muzabireba agiye kwideklara simbibabwiriye hano kuki yasibye amafoto y'umugabo we ibi yarabisibye mugende murebe uriya mwana mu kiganiro yakoze ejo bundi nibwo byahise bigaragara kabwiye kano kandi karakanira niko nkunda uyu nguyu bameze nka Brenda Fassi kandi kagufi bijya bivamo ntabwo bikunda kabisa Idris baragusikaminze okay banyarwandakazi mugera kuri 800 munkurikiye ubu turi kuvugana Irene Murinda habi yatandukanye na Idris sorry ese golfa Irene ntibabana na Idris Irene yasezeranye ibi bintu dekati yarabibabwiye mwanga kubyumva banyarwandakazi ubu ngubu hagiye kubaho urukumva icyo bashakaga Irene Murinda habi atandukanye na Idris ubu ngubu hagiye kubaho gupasura imitungo kunyumva operation tugabane irarangiye tugabane ni wangu subira iwanyu muri Senegal ni Senegal harya ni Burkina Faso baragusubizayo wikoreye imbabura turi kumwe so ibingibi iyi ni operation uyu mugabo yakinnye urumva turi kumwe nyuma ya channel bro nyuma ya YouTube muzi ntambara ya YouTube channel nukuvuga ngo filime game over uyu mugabo bagiye kumutoza amashashi ariko baba bamuhemukiye ntabwo Kenzo kiro kigabo nacyo cyagize irari n'amarangamutima y'indirimbo atazi ko kuri mayibobo uyu mugabo ntarari y'indirimbo yagize ko zirya ndirimbo ntazumva imyaka 5 se irashize imyaka 5 yikese urumva rero yarafashe umwana akamushyira mu mwana ntarari y'indirimbo yagize uyu mugabo nta kinyarwanda azi nta kinyarwanda azi yakunda indirimbo gute se umva babarira nyumvira ariko kandi Sankara nawe yavuze ko n'abantu b'abasirimu bro ntabwo indirimbo zigira ururimi nose ko mukunda ikizuru muracyumva ko muri babugira indirimbo ziringara mwumviringara nkanjye no sense ntabwo indirimbo igira ururimi umuntu araririmba utumva ko muri Spanish indirimbo zazo muri indirimbo za Koffi Olomide abantu mufite indirimbo za kucinakaho umva beat kucinaka awiro n'umunini we nemera cyane uriya muvi so ikintu kiriho ni iki ngiki urukumva uyu mugabo baramusikaminze ibi ngibi dekati yarababwiye kubyumva ariko none tugaruke Kenzo uvuga ngo nukugira ngo adafaka amabwiza ukora igikoma kiraryoha umugabo umunyamahanga baramwibye Irene Murinda nkuba yibye umunyamahanga w'abandi uyu mugabo afise imitungo ingana gute mu yari afite amafite yasimbuye abakazungu bose ngibyo bintu ngo Vestine postinze ntabwo ndabyemera ruko ariko none icyongereza yagiye akoresha icyongereza cy'ababa uzi impamvu jemve kuri account ya Vestine nta foto nimwe ya mariage canke y'umugabo w'ibitaka yabisibye kare yarasibye abangaba baje kwidekarara Murinda nkuba uyu mugabo ari mu kazi ku kaboko mujye mu mutinya buro uyu mutipe golfa kwideklara he muri Canada
baraza kuvuga iki uri muzima nyamunsi uzi ngo arasubira i Kigali niba baraza kwideklara bavuga ibiki tegereza urabireba abandi se bavuga ibiki so gahunda uko iteye rero uko muri kubireba ubu byararangiye uyu nguyu noneho ndebera hano icyongereza kirane bro icyongereza cy'abagabo barinda ingagi mu kinigi none se uzi ko isa senya urugo muri iki ni icyongereza cya Google Translate oya icyongereza cyanditswe na Irene Murindahabi uyu ni Murindahabi wanditse ibintu ariko uyu ni Murindahabi wanditse ibintu none urabona ni Murindahabi wanditse bino bintu arangije amakuru mfite uretse gato yakoze kano gakoti uretse gato se yagakoze arangije kugakora amakuru mfite amaze kugashyiraho Safi Madiba aravuga ati reka na yudu ntiyakwandika icyongereza cyo siba niyo Safi niwe wimusibishije Safi Madiba niwe ubwiye avuga ati mwakoze nabi chat GPT ntabwo ari ukisobanura kuko reba hano none se uretse gato uzi ko umuntu agaragaye uretse gato uzi ko avuze ko n'undi mugabo agiye gushaka azabanza kumenya iwabo inyina na se nangu murebe Sankara ntusobanura amafilime y'icyongereza niba utatwiba The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Wait, take care, yo. Guys, I'm tapping the screen. Amunemo. Abantu bumva ko bahakenze Vestine amunemo. Abantu mushaka kuzamuka mukare kuri kambashyireho gora mushoboye ingana no nyamara Godfa ibi bintu uriya mukobwa tureke kumujajinga. Ashobora kuba hari ibindi bintu yabonye kuriya mugabo ibiki ahuranye n'amahame yiwe urakoza sante egorata kenzo yes uretse gatera n'amahame yiwe nyamara aba West Africa bafise ibindi bintu byabo unyumvira abantu birashoboka umuntu mugarozi umugize umurozi ibyo by'uburozi ntabwo turi kudawutinga none muvuze wowe wibanze ku kintu cyo kuvuga ngo Irene ngo yasikamenza umugabo ariko kimwe no gusanga uriya mwana arageze mu rugo agasanga mugani wa Kenzo uriya mugabo afite n'ibintu asenga cyangwa afite imigenzereze ye dawe na Vestine umwana akavuga ati birashoboka ariko abanyarwanda kazi nta muntu undi oya mva njye kurundi urandagaruka kuri Kenzo tujye tuba nk'abacamanza y'umucamanza n'uregwa akubande zose mukore kuri iyo goro igitekerezo umujaji yumva both sides either offender no abaye boss akumva impande zose reka mpamagare b'abanyamazina kuko urabona iyi niyo munsi ya next man I choose harimo hakubiyemo ibintu byinshi bro nzabanza kumumenya hakubiyemo menye umuryango we menya akomoka menye Kenzo ufite ubwenge n'ubwo ari bucyo bukoresha neza ziba ahangaha munsi hakubiyemo ibintu byinshi bro mube muretse hano ibintu birakaze umuntu ushaka kuzamuka kuri Panamanza kuri gora mugakorwe mu nda nk'ubwo Arise hituzamuka turi dufite uburwana n'iki koko yo opionika yo waramutse nyuma yo kureba ibintu byo kwa Vestine wumvisha ugize ubwoba mu nda kubeshya igifu turimo kubona igifu umutwe w'amakuru umva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru mfite andika ngo urukumva Irene Murindahabi akoze divorce nande cyangwa amaze gutandukana na Idris operation tubigabane operation tumukwe irarangiye ibaze nyuma y'iminsi 136 gusa warayibaze niba bamaranye yuzuye ejo 136 yuzuye ejo Baretse gato niko tagiye kumenya wagiye kubara iminsi y'urugo rw'undi muntu nika wari umunyamatiku wabaze iminsi Vestine amaze mu rugo n'umugabo we 136 wamenya amajoro bakoze iby'abakora ibi bimara byabaze kuva ku munsi w'ubukwe wamenyera muretse gato reka dusesengure wamenyera niba yaratwite iyo nika niko guko uribuka ba pastor Claude babivugagaho bavugaga ngo iki
uvuga ko ngo Vestine yatwite bamwe bati yabyaye ariko byari bihuha kuko iyo umuntu yibona nta gutwita pe. Ibi ngibi rero nk'umusesenguzi urabona biti ibintu bishingiye kuki? Uribuka hari ikiganiro Vestine yakoranye na Emily. Yego. Abuza Dorcas gushaka ngakiri umwana. Yego. Yego. Ugibuka muri icyo kiganiro Vestine yavuze ngo ngibaza umuntu utarangiza. Ayiwe. Uburetse gato. Ngo uburetse gato ngo iki? Uze kuri icyo video birimo mu kiganiro kabisa ko umuntu ukora ntarangiza. Umugabo yarakarongoye kabura umwuka karahunza igitsina. Niba nkumvishe neza wambabariye mbere yo kuza kuri pano ukakankatira ukakamba. Ngisubireho umbabarira ukankatira ukambe hanyuma none unyure kuri pano. Thank you. Banyarwanda kazi. Godfa. Umwana wi. Godfa. Kugira igitekerezo atangana kandi kuri bora zamuye. Godfa. Yo. Showbiz nyarwanda bamanyabingi buri mwaka ugiye gutoboka. Uretse gato. Umwaka ushize babrandinze Heineken. Umwaka ushize babrandinze Heineken. Oyase. Nese ko yabitwariye. Uburetse gato bamwita Godfa hano hari imbeho kanema agapira. Shiramo agapira kuri ibi kiganiro gitangiye kazane babarangi. Kazane babarangi. Pastor Korode mureke tumwumve. Ngoki abantu none bagiye kumbwira ko inshuro yamurangirije mu mureke mwumve. Bro ni gute abantu bamenye iminsi bamaranye? Jesus. Babaze guhera ku munsi w'ubukwe. Ubwo iminsi ngahe? 136. Ni gute babi bro ibaza ariko akakanya bayimenye bate? Amezi babaze guhera ku munsi w'ubukwe. Okay, tugiye guhama undi muntu nahamagara kuri iyi nkuru ni kamarade. Umwana amaze igihe atambara impeta. Ubwo ni gute wagiye umusesenguzi w'intoki z'abandi? Uraje nawe. Alice we. Amaze igihe atambara impeta. No none inkuru yose ikubiye muri nani iya nyuma. Urakoze cyane. Yeah. The next man I choose. Ayo makuru wese Gongo ndifaza watuje ko nanye ndi imbere y'imashini banza nkifungurira hano YouTube. Ndagira kandi kwiyemwe kigo rya ntabwo biri gukunda. Memuretse. Hamagara umushu. Uretse gato, muretse gato. Umushu ni igihadi. Uretse gato. Nawe muhamagara umushu karakubaye. Gasuko byuka gakubitwa n'inkuba. Gasuko byuka. Gasuko. Ya munsi mfata. Yo ese calling cyangwa linking, calling ntabwo ibiri WhatsApp ntabwo biriho. Ya ntabwo ibiriho. Ntabwo ari ku murongo.